Mwaramutse neza, igitondo cyiza kuri mwebwe mwese. Twagarutse muri wa mwanya mwiza wo kumva amakuru ari buze kuba mu gice gikurikira ku ntimba ya Ravi. Mwihangane mwari mwankumbuye, nararwaye, murumva ko n'ijwi ritari gusohoka neza, ariko nzi neza ko nagarutse kandi nzi ko turi bubane mu mahoro. Uyu munsi twari dutegereje wageze, imbuga zakubuwe, imyenda yakozweho, reka ntiwabona kuri sayidi yo kwa Ravi noneho ngo agiye gushyiraho na mekapu. Se mufite amatsiko nkanjye? Abantu mutigerera mu gikari mwaragowe we. Uyu munsi turavuga utuntu dukeya ubundi tujya inama kuri iki kirori cya Ravi. Ese biraba ari byiza Manzi nimero de azanye na Shema na mama we? Katwizere ko ari byiza. Ese uru rubyiruko rwa Mimi niruza ntago ruteza akavuyo ko muzi akavuyo k'abanyeshuri kandi Ravi adakunda akavuyo? Uyu mubiyayo se wari buze guhindura ikabutura ra? Avanamo ikideya aza ari umusore mwiza? Katwizere ko biri bukemuke. Neira wacu ahawe inshingano zikomeye. Ese mama ari bubishoborane we na Mimi? Akunda umva nshaka kubona Mimi ukuntu ari bube yambaye we. Mbega ikirori kiryoshye. Ntabwo uyu munsi tuvuga ibintu byinshi. Inama kuri Ravi. Ravi dufite inama n'abafana b'intimba ya Ravi imeze gutya. Wa mbere na mbere nyine duheraho ni Ravi murabizi. Ravi turifuza ko ahindura imyenda. Ntabwo uyu munsi gusa. No mu gice cy'ejo turagusabye uzagaruke wahinduye imyenda. Undi muntu tugira inama ni Biyayo. Nawe afite inama nk'iya Ravi. Biyayo uba umuntu w'umusore ukeneye ejo hazaza, avanemo ibyo byenda ushyiremo umwenda w'abasore, na cyane ko usigaye urota ngo wateye inda de, ejo utazatera inda umwana akazaza ameze nkawe. Nta kuntu yahindura n'izina, akaba umuntu w'umusore. Mu gice gikurikira tuzamushakira izina cyangwa tuzamuhe n'aye bwite. Abantu bifuza kumenya amazina bwite y'abakinnyi b'intimba ya Ravi munyandikire njye nyababwira, mbabwire ngo uyu yitwa runaka. Nk'uko Ravi tuzi amazina ye, hari umuntu utayazi se? Aya Ravi yo nta muntu utayazi. Claudine mwamubonye? Claudine uyu munsi yigize maneko ya nyayo noneho ntiyanafatwa. Ese uyu muntu bagiye guhura n'indera? Umuntu ushaka kumubwira impamvu Aline atajya abwirwa nabi na nyina wa Shema. Impamvu Aline muri uru rugo yica agakiza. Ubundi Aline ni muntu ki? Kadukureho ko ari umwana wa minisitiri. Ese umwana wa minisitiri ni agakangarwa? Njyemba mbona uyu mwana umugani wa Manzi nimero de ashobora kuba hari isano afitanye na mama wa Shema. Katwigira inama kuri Claudine. Claudine nawe twamaze kubimenya kuri maneko, ariko kuba uri maneko amafaranga urayabona. Uraca kuri Manzi akaguha tipu, Shema akaguha tipu, ibaze ko baguha na tipu y'ibihumbi 100. Uwo muntu umukozi wo mu rugo koko? Gerageza uhindure imyenda bige kwambara neza, tukubone mu mapantaro wagiye muri gym nyine izo nyashi zirimo ziraza tuzibone. Nyashi ushyiraho buri gitondo zishyire no mu ipantaro tukubone. Ganza mushiti wacu, umushiti wa Aline. Umuntu w'umugabo uve mu matiku, umugabo wo kugira inama Aline. Aline akeneye ibintu bimwubaka, Aline akeneye umuba hafi, wimubere ikigeragezo. Ganza atera intambwe ubundi ujye kureba uyu mukobwa mu kirori ukuntu asa. Ese nusanga asa neza biracikira? Mfite ubwoba ko umunsi Ganza yabonanye na Ravi yavuye muri iriya myenda nk'uko tubyifuza nawe azamukunda. Ibaza amukunze kandi avuga ko ari uwo mu batindi. Ntabwo byantungura ariko. Ese iri banga Shema biki Ravi ryo murarivugaho iki? Nzajya nza hano mbibutse amabanga yose ya Shema. Shema afite amabanga abiri. Ubwo Ravi azaba yambaye yakanzu y'umutuku noneho yamusabye na mekapu, Shema mu mutima aragira ati nzatera ivi. Ariko mwibuke ko hari n'inzu iri muri kado.
Iyi nzu mfite amatsiko yo kuyibona. Mfite amatsiko yo kubona Manzi nimero D ahuye na Manzi nimero E, mu gihe Mimi we ahora bitiranya. Mana ishobora byose, ukomeze wumve amasengesho y'uyu mubyeyi mama wa Ravi. Asenga buri mu gitondo, agasenga buri nimugoroba. Ese iki kirori cya Lina ari gutegura koko mutabeshya murabona Manzi na Shema bari bukibonekemo? Cyangwa iki kirori kigiye kwica icyateguwe iminsi myinshi twari dutegereje? Umugani wa Manzi rwose nanjye ikirori cy'iwabo wa Shema ntacyo nitayeho, ndango nkurikirane ikirori cya Ravi kimaze iminsi n'iminsi gitegurwa. Mama wa Shema ati njyewe uwatera intambwe ariko nkagerayo nkirebera. Mbega ukuntu byaba ari byiza, ariko akaba ntazana Aline saboneke muri iki kirori, kuko kuhaboneka kwa Aline ni amahoro make. Inama yanyu iragira iti minisita wowe utagaragara na papa Ravi na madamu wa papa wa Ravi, turashaka kubabona mu gice gikurikira, tukamenya abakinnyi bose bari behind. Dushaka kubabona abantu batagaragara, bafite role zitagaragara, mutwiyereke tubabone tumenyane. Nshuti z'akadasohoka, wowe utarakanda kuri subscribe, ndakwinginze kandaho, ukore kuri like, share na comment, ubundi dukomezanya mu biganiro bikurikiye, ubwo tuza kujya tubagezaho n'inzira y'umusaraba nyuma ya saa sita. Ababyishimiye mukore kuri like zanyu na subscribe, nibyo biri bunyereka ko mwishimiye ko dukora no ku nzira y'umusaraba. Imana ibahe umugisha, dusubire nyuma ya saa sita ku nzira y'umusaraba. Ciao ciao.